Kuri ubu umuyobozi w'igihugu cya Burkinafaso ariwe Kapiteni IBRAHIM TRAORE ari barembwa akazina kitwa King of Wakanda cyangwa se tugenekereje mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda bakaba bari kumwita umwami wa Wakanda. Kubaza filime kandi yitwa Black Panther cyangwa se Wakanda Forever, iyi ngiyi kandi akaba ari filime yasohotse mu mwaka wa 2022. Gusa cyane cyane abazi filime cyangwa se bayirebye akaba aribo bareta basobanukirwa izina batangiye kwita Kapiteni IBRAHIM TRAORE, perezida w'igihugu cya Burkinafaso, bitewe kandi ibikorwa akomeje gukora umunsi ku munsi kuva yafata ubuyobozi cyangwa se yakwicara ku ntebe isumba izindi zose muri iki gihugu. Mbere na mbere reka tubanze turebe ibikubiye muri iyi filime yitwa Black Panther cyangwa se Wakanda Forever, ndetse kandi tubihuze n'impamvu bakomeje kwita Kapiteni IBRAHIM TRAORE perezida w'igihugu cya Burkinafaso umwami w'ubwami bwa Wakanda. Muri byinshi kandi byerekanwa muri filime Black Panther bakaba berekana ubwami buteye imbere cyane muri Afurika kandi bufite ikoranabuhanga ritangaje ndetse kandi rihambaye. Ubu ngubu kandi akaba ari ubwami bukomeye mu bijyanye n'ibikoresho cyangwa se ibikorwa byose bya gisirikare. Gusa kandi umurinzi w'ubwo bwami bwa Wakanda wa mbere akaba ari umwami witwa T'Challa. Ingu kandi nibwo ari umwami w'ubwo bwami bwa Wakanda akaba ari indwanyi, umurinzi, nta kintu kimwe kandi atabasha gukora kugira ngo abashe kurinda ubwami bwa Wakanda ndetse n'abaturage babwo bose. Uyu murinzi wa mbere cyangwa se indwanyi idasanzwe y'ubwami bwa Wakanda ndetse akaba bari n'umwami. Kuri ubu abaturage batandukanye bo muri Burkinafaso ndetse no muri Afurika muri rusange bakaba bakomeje kwandika ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye perezida w'igihugu cya Burkinafaso ariwe Kapiteni IBRAHIM TRAORE bamwita umwami wa Wakanda bitewe n'ibikorwa akomeje gukora byo kurinda igihugu kiwe muri rusange, ndetse kandi akomeza no kurwanya ubukoloni bugezweho bukomeje gukorwa n'amaleta menshi atandukanye yo mu burengerazuba bw'isi, aho ayo maleta yose yo mu bihugu byaba gashaka bacyo akomeje gushaka kuyobora ibihugu byose bya Afurika muri rusange mu bukoloni kandi bukorerwa inyuma y'amarido cyangwa se abandi bakabwita ubukoloni bugezweho. Kapiteni kandi IBRAHIM TRAORE akimara gufata ubutegetsi akaba yari aca umubano byihuse cyane wari uri hagati y'igihugu cya Burkinafaso ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa, aho kandi umunsi ku munsi akimara guca uwo mubano ibindi bihugu bigiye bitandukanye byatangiye kugirana amakimbirane n'igihugu cya Burkinafaso harimo nk'igihugu cya Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi maleta yose atandukanye yo mu burengerazuba bw'isi. Ibyo bikorwa byose kandi bigiye bitandukanye Kapiteni IBRAHIM TRAORE yakoze akijya ku butegetsi bikaba byatumye higishwa uruhindu umunsi ku munsi, aho kandi yakomeje gushaka kwicwa, aho rimwe na rimwe bicanyi bamuteraga mu biro bye byitwa Parade Kuziam biherereye mu mujyi mukuru w'igihugu cya Burkinafaso ariwe Wagadugu. Gusa abicanyi bose bagahagarikwa, aho ndetse kandi izindi nshuro nyinshi zitandukanye abicanyi bagerageje gutega ibisasu munsi y'imodoka ziwe kugira ngo bimuturikane, gusa ubwo bwicanyi bwose akabusimbuka. Kugeza ubu ngubu kandi Kapiteni IBRAHIM TRAORE akaba amaze gusimbuka ubwicanyi bugera kuri 19 bwose kuva yakwicara ku ntebe isumba izindi muri Burkinafaso. Gusa igikomeje kwibazwa n'abantu benshi batandukanye ni ukwibaza ukuntu ubwo bwicanyi bwose yabashije kubusimbuka. Mu kiganiro cy'uyu munsi kandi tukaba tugiye kuganira ku mutekano udasanzwe wa perezida IBRAHIM TRAORE, aho kandi tugiye kureberera hamwe buri kantu kose kabasha gukorwa n'ikipe idasanzwe ibasha kurinda umutekano wa Kapiteni IBRAHIM TRAORE umunsi ku munsi, akabasha kuba yarasimbutse ubwicanyi bugera kuri 19 bwose bwari bwamuteguriwe kuva yajya ku buyobozi. Niba kandi uri mushyashya kuri uyu muyoboro ndagushimiye, nagusaba kandi kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbe bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi. Ibiganiro bya politike, amateka, imyidagaduro, ubukungu byose wabisanga kuri Ozone Info. Nguhaye ikaze. Mbere na mbere kandi reka tubanze ku ikipe idasanzwe ya gisirikare ishinzwe kurinda IBRAHIM TRAORE. Yakaba ari ikipe igizwe n'abasore bahumuye batarangwa n'akamwenyu ku masura yabo habe na gato, bagendana na perezida wa Burkinafaso ariwe Kapiteni IBRAHIM TRAORE ikirenge ku kindi, bacunga buri kantu kose kagerageza guhungabanya umutekano wiwe. Aba n'abasore kandi batojwe neza, batoza kuvuna, kurasa, kunyama, kwica, kutagira impuhwe habe na gato bitewe n'imyitozo bagiye bahabwa mu ikosi bahawe. Iyi kandi ikipe idasanzwe igizwe n'abasore babasha gukora buri kimwe cyose kugira ngo babashe kurinda umutekano wa TRAORE, yaba mu gihe cyose yaba ari mu mbaga nyamwinshi y'abaturage bo muri Burkinafaso ndetse kandi n'ahandi hantu hose hatandukanye yaba ari cyangwa se ari kujya. Aba nta bandi kandi akaba ari ikipe yitwa RSP cyangwa se mu magambo arambuye akaba ari The Presidential Security Regiment. Iyi kandi akaba ari ikipe y'abasore badasanzwe batorejwe kugira ngo bajye babasha kurinda ba VIP cyangwa se abayobozi batandukanye ba Burkinafaso. Iyi akaba ari ikipe kandi ikora ikosi ritandukanye n'iry'abandi basirikare, aho bacishwa mu bintu byinshi bitandukanye bikomakomeye kandi bihambaye, harimo kandi itotezwa rikorewe ku mubiri inyuma, kubakorera kandi itoteza rishingiye ku bwonko. Gusa kandi byose bigakorwa hagamijwe kugira ngo babamaremo ubwoba ndetse kandi babakomeze, ndetse kandi bitegura kuzahura n'ibyo bintu byose mu gihe cyose baba bari mu kazi ko kurinda aba VIP b'abayobozi batandukanye ba Burkinafaso. Mu bindi kandi byinshi batozwa akaba ari kwivana mu magi cyangwa se ahantu hose haba hagoranye, aho mu byinshi bakora mu ikosi, aho babanaga mu mazi bakabategeka kumara iminota igera kuri 2 munsi y'amazi bari kubigisha gufunga umwuka, ndetse kandi bari mu mazi akonje cyane ibihambaye. Mu bindi bintu kandi bibasha gukoreshwa
mu kugira ngo umutekano w'umukuru w'igihugu cya Burkinafaso ariwe kapiteni Ibrahim Traore ubasha kugerwaho. Akaba ari imodoka z'intambara zitandukanye akoresha mu rugendo rwiwe, ndetse kandi nazo ziba zuzuye abasirikare ba RSP twavuze imbere batojwe neza cyane, aho bose kandi baba bararahiriye kuraswa cyangwa se kwicwa mbere y'uko Traore hagira ikimubaho. Gusa kandi tugiye ku modoka idasanzwe cyane akoresha mu rugendo rwiwe cyane cyane yicayemo, akaba ari imodoka idasanzwe kandi y'urugamba yitwa Survival R. Iyi kandi akaba ari imodoka y'urugamba kandi irindwa mubi mu ntambara, ndetse kandi akaba ari imodoka ikorwa n'uruganda rwitwa Rain Metal rw'Abadage. Iyi ni imodoka kandi itabasha kwinjirwa n'amasasu. Iyi akaba ari imodoka kandi ibasha kujyamo abasirikare bagera ku 10 bose baba barinze kapiteni Ibrahim Traore mu rugendo, ndetse kandi itabasha kwangizwa n'ikintu icyaricyo cyose cy'igisasu cyangwa se amasasu asanzwe. Iyi modoka kandi ikaba yaratangiye gukoreshwa mu kurinda umutekano wa Traore nyuma y'uko mwaka wa 2023 ubwo Traore yateguga igisasu munsi y'imodoka ubwo yari mu rugendo, gusa igisasu kikaza gutahurwa mbere y'uko aho hantu ahagera. Mu bindi bintu kandi bitangaje bikoreshwa mu kurinda umutekano wa kapiteni Ibrahim Traore, perezida w'igihugu cya Burkinafaso, akaba ari ko buri muhanda wese agiye kunyuramo, aho yakipe idasanzwe yitwa RSP ishinzwe kurinda umutekano wa kapiteni Ibrahim Traore ibanza gusuzuma imihanda yose agiye kunyuzwamo, bagasuzuma yuko nta bisasu bihambaye cyangwa se grenade cyangwa se mine zaba kandi zatezwe munsi y'ubutaka kugira ngo zize guturikana imodoka yaba irimo Ibrahim Traore ari mu rugendo. Buri muhanda wose kandi buteganywa yuko ari bunyuremo wose akaba babasha kuwusuzuma mbere y'uko ahanyura. Reka twinjiye mu bikorwa nyirizina bibasha gukorwa na ya kipe yitwa RSP ibasha kurinda Ibrahim Traore mu bihe byinshi bitandukanye. Ikipe yitwa RSP cyangwa se Presidential Security Regiment, iyi akaba ari ikipe ibigabanyije ibice bigiye kuri bitatu byose bishinzwe kurinda umuyobozi cyangwa se umukuru w'igihugu cya Burkinafaso aho yaba ari hose. Aho igice cya mbere ari kitwa Inner Circle Elite Squad. Iyi kandi akaba ari squad bigizwe n'abasirikare badasanzwe bagenda iruhande rwa Ibrahim Traore, aho bose baba bitwaje intwaro zidasanzwe, yaba ari imbunda, ibyuma, ibindi byose bitandukanye byakoreshwa mu kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu cya Burkinafaso, aho bose kandi baba biteguye kuvana mu nzira icyagerageza cyose guhungabanya umutekano wa Traore. Abangaba kandi bagendana imbunda ndende, imbunda ngufi, haba kandi akaba bavana mu nzira buri kantu kose bakeka yuko kabasha guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu cya Burkinafaso. Iyi Elite Squad kandi ikaba igendana agakapu kitwa ballistic briefcase, aho kaba karimo ibiryo ndetse n'ibintu byose bitandukanye byabasha kuribwa na Ibrahim Traore ahantu hose yaba agiye kujya, bitewe n'uko ahantu hose haba ari hataba hizewe yuko yabasha kuhafatira amafunguro, kubw'ibyo bakamutwara ibyo kurya ahantu hose agiye, yaba ari mu nama cyangwa se guhura n'abaturage mu gace akariko kose. Tugiye kandi ku ikipe ya kabiri, akaba ari ikipe yitwa Chameleons of RSP cyangwa se abangaba bakaba bigereranya n'akanyamaswa kitwa uruvu, bitewe n'uko kandi iyi ari ikipe idasanzwe nayo ibasha kwiyoberanya, aho bo baba bari kugendagenda mu mbaga nyamwinshi y'abaturage, benshi muri bo biyambariye amashati asanzwe, amajinksi, udukweto dutoya cyane duciriritse, gusa bose kandi kibagenza ari ugucunga umutekano wa Traore muri rusange. Bitewe n'uko kandi bavuze yuko mu mbaga nyamwinshi ahantu hose Traore aba ari habakekwa yuko harimo abantu bagera kuri 3 bose baba bishyuye kugira ngo babashe gutwara ubuzima bwiwe. Yakaba ari impamvu kandi ikipe nayo yaje gushyirwaho mu mwaka wa 2023 ikwiye kugenda mu baturage basanzwe, hagamijwe kureba icyahungabanya umutekano wose wa kapiteni Ibrahim Traore mu gihe cyose yaba ari mu mbaga nyamwinshi y'abaturage, cyane cyane ari kubasuhuza cyangwa se ari gukora ibikorwa byinshi bitandukanye mu mbaga nyamwinshi y'abanyaburkinafaso. Tugiye kandi kuri groupe ya gatatu igize igice cya RSP, akora snipers batandukanye bari kurinda umutekano wa Traore, benshi baba bahereye ku bisenge by'amazu, mu misozi, mu biti, ndetse kandi tubagiye yuko haba hari n'abandi basirikare baba snipers baba bari mu ndege zo zigaragiye ahantu hose Ibrahim Traore abari. Abangaba kandi nabo baba biteguye kurekura isasu ryirukanwa metero nyinshi cyane rigiye kurimbura urigene mu gihe cyose baba baketse yuko agiye guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu cya Burkinafaso igihe icyaricyo cyose. Ku rundi ruhande kandi kapiteni Ibrahim Traore nawe akaba agendana na pistoli mu rukenyerero, aho kandi nawe yabasha kuyikoresha mu buryo bw'ubwirinzi igihe icyaricyo cyose. Uyu kandi akaba ari umugabo ugira abantu bagera kuri 2 bose babasha gusuzuma ibiryo by'imbere yuko abasha kubirya, mu rwego kandi rwo kwirinda yuko hagira umuntu wese ubasha kumuroga igihe icyaricyo cyose, gusa bikoreye mu mafunguro yaba agiye gufata. Perezida w'igihugu cya Burkinafaso ariwe kapiteni Ibrahim Traore, akaba ari umugabo wakomeje kugaragara usuhuzanya, atanga igipfunsi, aho gusuhuzanya atanga ikiganza, ndetse kandi n'icyo gipfunsi atanga kikaba nacyo kiba cyambaye ga. Izo ga kandi aba yambaye zimurinda ibintu byinshi bitandukanye, aho nk'umuntu wese washaka kumusiga uburozi nta kintu bwamutwara bitewe n'izo ga aba yambaye, aho ndetse kandi atajya atanga ikiganza ahubwo we atanga igipfunsi mu gusuzanya uko ariko kose. Nongeye kandi kugushimira cyane wowe wari ukurikiye kino kiganiro kiri guca kuri Ozone Info kuri uyu munsi. Ese wowe ni ikihe kintu cyagutangaje umutekano udasanzwe wa nyakubahwa wa Burkinafaso ariwe Ibrahim Traore? Ushaka kuduha inyunganizi cyangwa se igitekerezo wajya muri comment section ubundi ukacyandika. Gukanda like ugasangiza kino kiganiro abandi ubufasha bwanyu bwiza dushimira umunsi ku munsi kubw'ubwo bufasha muduha. Mbifurije kandi ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, muhaye muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.